document dufite arizo working permit ari fake cyangwa ari forgered, ko ari impimbano. Iyi Infinite ibabwira ko habayemo ikibazo kubera ko application yakorewe icyarimwe kandi ku bantu benshi, hakazamo amakosa, nuko baragaruka dukomeza gutegereza, ariko twihuje dukora groupe ya WhatsApp, amakuru twarayabwiranaga, niko kujya kuri office ya Infinite kubaza icyabaye, dutungurwa no gusanga barimutse ntawe bamenyesheje. Mu mpera z'ukwa gatanu nibwo umwe muri twe yagiye Kabeza kuri office yabo ngo abaze amakuru, asanga barimutse batatumenyesheje, office ifunze na nimero zabo za telefone zitariho, turabashakisha turabaheba. Impamvu twifuza ko mwadufasha kudukorera ubuvugizi ni uko twifuza ko CEO w'iyi kampani ariwe Nsengiyumva Jean Claude yaboneka, tugafashwa gusubizwa amafaranga yacu nk'uko bikubiye mu masezerano twagiranye nawe, agashyirwaho umukono na noteri. Maybe uhagarariye iyi kampani yitwa Nsengiyumva Jean Claude. Ni uko nguko message ivuga. urakoze cyane. So mbere y'uko dukomeza ndashaka kugira ngo unamfashe ijya mu masezerano, ndashaka kugira ngo maze usomere amasezerano avuga iki, yafungure niba uyafite iruhande rwawe. Ndashaka mbere y'uko tujya muri byose mfungurira amasezerano, unsomere amasezerano. Ego, so reka nze nyagusomere. Amasezerano aravuga ngo Infinite Scholar Limited hariho tin number yabo, Kigali Rwanda, na nimero zabo za bivuze ngo tin number ni ukuvuga ngo bafite icyangombwa cyo muri RDB. Yes, bafite tin number kabisa. Bafite tin number, ni ikigo cyemewe cyahawe ibyangombwa na leta. Exactly. Ni ukuvuga ngo sinzi musobanuro neza tin number, sobanura tin number isobanuye iki? Ni ukuvuga ngo tin number ihabwa umuntu ufite company. Yego. Kuko uba ugiye gutanga imisoro igatangwa, ni ukuvuga ngo iyi kampani yatangaga n'imisoro. Yego, yatangaga n'imisoro kuko yari ifite ibyangombwa bya leta, bari bafite na certificate bahawe na RDB. Bafite certificate bahawe na RDB. Yego. Komeza. Noneho hakajyaho nkangi yangiriho kuri 24 z'ukwa karindwi nibwo twagiranye iyo agreement. Iravuga ngo agreements for assistance to search a job abroad. This agreement is made between Infinite Scholar Limited, represented by Jean Claude Nsengiyumva, passport, number passport nyine, and his phone number, email of Scholar Infinite Limited. Yes, then the customer is Ishimwe, and my passport number, even my phone number and my email. Then Infinite Scholar Limited agrees to provide the client with the work and all related documents overseas, like working permit and contract, in the country of Poland for the price of $100,000. This process of getting work permit and contract will uracitse. Infinite Scholar Limited 23. It is also agreed that, okay, ubu tugiye rero noneho in details icyo contract ivuga. Article 1. Responsibilities of each party. Mission of Infinite Scholar Limited. 1. To find a job for the client and documents that go with it, contract and working permit. Number 2. Make an appointment for the client at the embassy when the documents are obtained. Number 3. Other advice and assistance that may be required in obtaining a visa. Number 4. Follow up the application until it ends and follow up
the client until he gets to work, where he finds others to help him train him. Responsibilities of customer: 1. Paying for visa and accompanying documents. Number 2. Give Infinite Scholar Limited the necessary documents like passport, prof. Okay, iyo document ushake uvaneho amazina yawe na nimero yawe uze kuyimpa wabihayidinze. Uranyumva? File and short Urimo form. kunyumva? Network z'uyu mukobwa ntabwo ziri kuboneka. Olivier, uranyumva? Ndakumva. Okay. Sawa wowe uyu musore genda uupdating Twitter yawe, hanyuma Olivier wowe uranyumva. Doctor, mute your mic. The visa process. Number 4. To respect. No, mute your mic. Kanze uyu ngura mu meeting tutari ko host. Esther, mute your mic. Esther, ntabwo turi kumva network byacitse. Ntabwo ndimo kukumva. Reka tugende gakeya. Funga mic yawe. Funga micro yawe. Ntabwo turimo kukumva. Thank you. Ntabwo turimo kukumva. Iyo document yivisa nkuvanaho amazina uze kuyimpa. Mwabantu mwe rero nkuko muri kubibona aba ni bamwe muri benshi abenshi nta nubwo babashe kuzamuka. Ariko reka nze nsabe bamwe muri mwebwe. Abantu muri iki kibazo, reba niba winjiye niba utinjiye muri anonymous, kuko hano kuri Twitter ushobora kwinjira anonymous ntabwo wazamuka ngo bikunde. Niba winjiye biri anonymous ntabwo biri buze kugukundira, bisaba kugira ngo ucekinge urebe, ntuze ko accept kwinjira uri anonymous. Niba uri muri anonymous ugomba kuza utari muri anonymous kugira ngo ubashe kuza kuzamuka. Ariko abahari baraza kuvuga. Ndabona hari Gakuba ashobora kuba muri case, dufite umwari, dufite Doctor, dufite Olivier, dufite na Estera. Abangaba ni bamwe muri benshi. Habayeho groupe y'abantu barenga 50 aho bahuye kugira ngo iki kibazo barebe abantu kuntu bacucuwe. Mbere yuko tuza kwinjira muri iki kibazo kinatangaje, ariko ku rundi ruhande biteye n'isoni, ibingi bidashoboka muri uru Rwanda rw'uyu munsi. Sinzi ibingi niba ndibuze kubyita ubuskama. Ibingi biratangaje ku rundi ruhande. Nimuza kureba izo document aho hejuru, niba company yaragiye igakora bakayiha ibyangombwa. Umutekano, iyo tuvuze umutekano tuba tuvuze iki? Umutekano ni umutekano ku bantu n'ibintu. Ariko niba bishoboka ko bashobora gufata urubyiruko, abana barenga 51 muri kureba, hariho abandi batabashije kuboneka n'abandi bagiye bagenda. Narabaze mfite amakuru ko aba bantu bari amafaranga agera kuri $282 n'ayandi ari kurengaho kuri total kuri investigation nakoze kuri iyi company. $282 n'andi arenga niyo bacucuye urubyiruko rw'Abanyarwanda. So tugiye kurebera hamwe, turashaka kugira bamwe muri ba victime nibo turi kumwe nabo uyu munsi. Ariko aba bana babashije kwihuriza hamwe bakampereza, muze kureba kuri dashboard muraza kuhasanga urutonde, ariko for security purposes nimero n'iziranga muntu na buri kimwe by'aba bana muze kureba urutonde. Estera, fata iyi liste. Urimo kunyumva? Fata liste, iyi liste y'amazina babashije kuguha abanga aya mazina mwampaye. Ndashaka uhere ku ya mbere, ntuvuge izina, ntago biri ngombwa. Ariko n'amazina wayavuga, ariko ntushyire nimero zabo. Uvuge buri muntu n'amafaranga yagiye atangwa muri amafaranga bacucuwe. Mbari urutonde rw'abari ahangaha bari available muri space. Bahari uyu munsi batabaje ko bagomba kugira ngo ijwi ryabo rigere kuri abantu barenganurwe. Ndashaka ujyaho hejuru unsomere buri mwana n'amafaranga. So nkubwire buri muntu amafaranga yagiye Exactement. atanga. Ya muri ya liste uhere kuri uriya wa mbere. Monta n'icyo yatangiye amafaranga. Twagiye. Aba bantu bagiye gusoma ni bamwe mu bavuze ntabwo tugomba kugivinga up, turi ku gihugu kigendera ku mategeko, dukeneye kurenganurwa, amafaranga yacu akagarurwa. Twagiye hera kuri liste ya mbere. Twagiye. Uretse gato sindayigeraho. Mureke munyumvire namwe. Okay. Ndavuga amazina nta Nta kibazo. kibazo. What?
vuga amazina bitwaye ngo iki, vuga amazina ari kuri uru rupapuro, nta kibazo, amazina ntacyo bitwaye. Okay. No, bibye se, aba ni victime, ni abarenganijwe. Soma. Okay. Nkanjye Ishimwe Estera natanze icyatanu cy'idolari. 1,500. Okay. Ego. Hari Shumbusho Ildefonse yatanze amayero 800. Yego. Rwandoha Alexis atanga 600 cy'idolari. Yego. Kayitesi Ariette atanga 900 Yego. cy'idolari. Niyo Gisubizo Olivier nawe atanga 900 cy'idolari. Ndakumva, komeza. Ushobora kureka nkabigisomera? Iyo nari kureba hirasinika ushobora kumfasha ukabisoma, kuko ndashaka kugira ngo dushyire mu mucyo mubwire ko aba bana ibi bintu tugomba kubireka bikagenda gutya, umuntu ari kwidegembya. No, mureke ibintu tubyange, mureke mwumve namwe. Okay, nabibonye noneho Okay, hera hatangira hejuru. Okay, Estera Ishimwe 500 cy'idolari. Shumbusho Ildefonse amayero 800. Rwandoha Alex 600 cy'idolari. Kayitesi Ariette 900 cy'idolari. Olivier Niyo Gisubizo 900 y'idolari. Karangwa Salomon 500 cy'idolari. Iradukunda Angelique 1500 cy'idolari. Kayirangwa Wycliffe 1500 cy'idolari. Then Uwase Ange 1500 cy'idolari. Iradukunda Cedric 1500 cy'idolari. Habimana Remy 1920 n'amadolari. Mbabazi Innocent 1920. Rebero Alain 1500 cy'idolari. Sindikubwayo Olivier 1500. Bushari Odette 1500 cy'idolari. Rugamba Fred 1500 cy'idolari. Niyo Nkuru Pacifique amadolari 900. Mutwara Sibo Dominique Savio 1920 y'idolari. Niyigena Pacifique amadolari 750. Umuhuza Aime Jazir 1500 cy'idolari. Uwase Uwimana Ghislaine 1500 cy'idolari. Mugwaneza Divine 500 cy'idolari. Mutuyimana Jean Pierre 1920 n'amadolari. Gakwandi Fabrice 500 cy'idolari. Uwimana Clarisse 500 cy'idolari. Dusabimana Sotel 500 cy'idolari. Mugisha Josue 900 cy'idolari. Niyo Twizera Pacifique 700 y'amayero. Ishimwe Emmanuel 1500 y'idolari. Gatesigwa Rashid 750 n'amadolari. Batamuriza Grace 500 cy'idolari. Ingabire Claudine 2000 by'idolari. Cyuzuzo Nshuti 500 cy'idolari. Ingabire Aime Sabine 1920 n'amadolari. Kabandana Kevin 500 cy'idolari. Mugisha Regis 500 cy'idolari. Ya Sofa nabo ngabo mfite kuri list. Sinzi, ndashaka mwumve ibintu biteye agahinda, ntabwo biteye agahinda gusa, ku rundi ruhande biteye ubwoba. Mu nyumvire, aya ni amafaranga umwe mu kanya tugiye gushyiraho amafoto y'abo bantu bakoze iyo company. Ari amafoto ngero yambe, hari amafoto avuga ko bari aribo bateguye icyo kintu, bakagitegura bakajya muri RDB kabaha ibyangombwa, bakagenda bagakodesha inzu
dashboard ngibyo birahari, bafata ibyapa bashyira ku muryango neza, ngibyo birahari, ama adresse everything, bashyiraho ibihugu, bashyiraho everything, bakora office irakorwa, abantu bafite till number, barangije bakusanya amafaranga y'abana b'abanyarwanda nk'uko mubyumvishe, barabacuragiza, bafata abana babohereza Tanzania muri ambasade. Ibi ngibi amafaranga ari kuvuga yatanzwe, ntabwo hiyongereho amafaranga, aba bana babasunitse bakabohereza Tanzania, aho bamwe ntekereza ko ari guhurayo n'ibyago. There is no safety. Bagezeyo, funga mic yawe Esther, remember uri co-host. Bagezeyo ambasade babihindura abasazi, basanga ibintu byose ni scam, nta kintu kizima kirimo, ama application letter ntabaho. Ibi ngibi bagiye kuza kubivimuzi ba nyir'ubwite ndabafite hano, ntabwo nyafata umwanya ngo mvuge ibintu ba nyir'ubwite bahari, tugiye kuza kurebera hamwe. Ariko niba mwumvishe aba bana bariye bakimara, batagira akazi, babashomere, bakagurisha utwo bafite, bakagana ikigo cyangwa company ikorera mu gihugu ifite ibyangombwa, iri official nkuko muri kuyireba, aya masaha amaso akaba yaheze mu kirere. Aba bana ni irihe tegeko ribarengera? Aba bana bakeneye kurenganurwa. Muri aba bantu baraha nta mwana ufite imyaka 30 urimo, nta muntu ufite imyaka 30 urimo, ni abana bato biriye barimara, bajya mu miryango baraguzaguza. Ariko tugiye kuva imuzi badusobanurire, ese ibi bintu bisobanutse bite? Harimo turi kumva abatanze ibihumbi 2 by'amadolari kuva kugera kuri 500, amakeya numvishe 750 niba numvishe neza. Ariko tugiye kurebera hamwe. So ndashaka muze guhera kuri Olivier cyangwa nawe Esther, tugiye kuva mbere yuko dufata abandi bantu, mutubwire mwisanze aha hantu mute. Uyu muntu cyangwa iyi company baraje bafungura office mu gihugu, n'abanyarwanda, bano bantu muraza kudusobanurira ni bantu ki, n'abanyamahanga, n'abanyarwanda, ni igihe garanti? Ese hari abari bagiye muri Poland bagiye gushakira akazi, hariho abari bagezeyo kugira ngo bakusanye amafaranga arenga y'abantu abantu 100 mwari abambere mugiye kugenda, hari abagiye, iyi company ikaba yari isanzwe ibikora, hari ikibazo cyahabaye. Ndashaka Olivier ufate umwanya utubwire aba bantu wabamenye gute, mwisanze muri ibi bintu mute. Olivier, ijambo ni ryawe. Urakoze Godfather, sinzi niba muri kunyumva. Ndakumva, ariko mbere yuko ujyayo, iyo ngiyo ni parti ya mbere, turashaka kugira ngo umanze bitubwire gutyo, ndongera kubaza ikibazo ikindi nyuma nurangiza kutubwira ukuntu mwamenye aba bantu n'ukuntu mwisanze mu maboko y'aba bantu aya masaha mukamuruka yo kwarika. Twagiye nze aba bantu tumenyana, twahuriye kuri Instagram, hari ira boro bakora advert, nayibonye kuri Instagram, nje nafite gahunda yo kujya kwiga, ndabandikira kuri Instagram, baransubiza, bandangira kuri office yabo Kabeza, njyayo. Nagezeyo mbona office mbona rero n'abantu bafite gahunda, turavugana, none banyumvisha ko hari nani nshyashya yabonetse, ku buryo nazatangira kwiga nyuma, ariko nkabanza nkakora nyine, nkabanza wenda nkabona amafaranga, nkabona minervare, nkazakomeza kwiga nyuma. Iyo offer barayimpa, barabinsobanura neza, numva nibyo, nibwo nyine natangiye process yo kujya Poland. Abantu banyirira office ni abanyarwanda, kuko tubasangamo uko twabyanditse hariya tubikubwira, abo twanditsemo hariya nabo twasangaga muri office, tujya no kugirana amasezerano, nibo twajyanye amasezerano mu mazina yabo, uwitwa Nsengiyumva Claude na secretary we witwa Umurikel, sinzi irindi zina rye ntabwo ndi kuryibuka, nibo twagiranye amasezerano. Ndakeka ibyo ngibyo ariyo part 1. Okay. Asteri, fungura mic yawe. Olivier, funga mic yawe. Ndashaka abantu banyu sinzantu bari ko batazamuka. Abantu bari hehe ko batazamuka no hejuru. So tugende gakeya. Mwashingiye kuki mufata amafaranga arenga 2,000 agera mu 2,000 by'amadolari, ukayafata mukayahereza abo bantu? Subiza. Eske ni garanti bahaye ni yihe? Hari abantu bari barahaye akazi
muzi bari baragiye muri Polande, mukaba aribo mwagenderagaho muvuga ati bagenzi bacu baragiye, reka tuyatangiye, kugira ngo bakusanye abantu barenga 100 babavanemo amafaranga arenga miliyoni 282. Aya masaha turi gukomplaninga ababashije guhaguruka mukavuga muragera, nabonye muri groupe already abo mfitiye nimero, abo mfitiye amazina n'imyirondoro n'abantu 51. Okay, reka mbaze, mwisanze gute mu maboko y'aba bantu bakusanyije amafaranga mudafite garanti? Mwashingiraga guki murekura amafaranga yanyu? Hanyuma Okay, nurangiza urakoze. kunsubiza icyo kibazo unsubize, kubera iki amafaranga hano atandukanye? Kubera iki hariho kuva hari 2,000, 1,500, 1,900, 1,200 na 700 na 800 byatandukanye gute? Bagendera kuki babaka amafaranga? Service mwaguraga zitandukanye ni izihe? Bakaga umuntu amafaranga bitewe n'ubushobozi afite. Hari abari gukora mu office, abandi bagakora akazi k'amaboko. Mutubwire, mudusobanurire. Okay, urakoze. Bon, icyambere kampani kugira ngo tuyizere tuyihereze amafaranga, icyambere hari ukuba bari bafite office, ubona ari abantu bafite ibyangombwa, ari abantu bakora, bafite na Instagram igaragaza ko bakora kabisa, wajya no kuri tera abo bantu ukababona. Twebwe mu Rwanda iyo umuntu afite ibyangombwa byo muri leta, ubona afite adresse, noneho mukagirana n'amasezerano, mukajya no kwa noteri, noteri akanotifiya ayo masezerano, ugira icyizere ukavuga ati bino bintu uyu muntu ibintu ari gukora ni ibyanyabyo. Hanyuma ikijyanye no kuba hari abantu yajyanye, njyewe nkanjye nivuzeho, njyayo narakibabajije icyo kibazo mbere y'uko nishyura, bampereza nimero z'abantu bagiyeyo. Hari umuhungu twavuganye kabisa ariyo, arambwira ni Infinity yamujyanye hashize amezi 2 n'iki. Muri bano bagenzi banjye hari n'undi umwe uzi abandi 2 bagiye. Noneho ikijyanye no kuvuga amafaranga twishyuraga, impamvu atandukanye. Icyambere hari kuba ibihugu boherezamo abantu bitandukanye. Nkatwe abenshi ni muri Poland, ariko hari n'abo muri Australia, hari abo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Urumva amafaranga yatandukanaga bitewe n'igihugu ugiyemo. Iyindi mpamvu, nka bano bishyuye 750 n'icyatanu n'igihumbi 920 aho bitandukaniye. Ngo nimba ugiye Poland bakubwiraga ko process izafata 1,500, ariko akishyurwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ukishyura 750, bakagushakira working permit na contract. Wamara kubibona ukongera ukishyura andi madolari 750, noneho mugatangira visa process. Iyo visa process ni ukuvuga ngo umaze kwishyura payment ya kabiri ya 750 ya kabiri, bihwana n'icyatanu, wahita gutegereza bakakubwira ko wabonye appointment, akaba ari bwo ujya Tanzania. Noneho ku bantu barimo rero bishyuye nk' 920, hari andi mafaranga babakaga 420 ya insurance. Hari abo bagiye bayishyuza mbere batarabona appointment, hari n'abo bayishyuzaga nyuma babahaye appointment. Kandi noneho ikibazo cyaje kuba n'abo ngabo bishyuye ibintu byose kugeza ku 920, bakabona na appointment, bageze Tanzania nk'uko twabisomye hejuru, embassy ubwayo ugiye gukora interview bakabahereza refusal. Nayo ndayifite, leta ya refusal ya embassy yatanze babwira ko document zabo ziri forgered, zitemewe n'amategeko, zitabaho, nyine ari impapuro mpimbano. Noneho ku bantu bishyuye nk'ibihumbi 2,000, urumva nk'abantu bagiye nyuma yababwiraga ko hajemo ibibazo muri process bisaba ko wishyura amafaranga menshi. Hakaba hari n'abo yishyuzaga andi madolari 20 yo kuvuga 200 yo kuvuga ngo nugera Tanzania tuzagufasha, nimba nta muntu ufiteyo twe tuzaguha hotel uraramo, tukumenyere transport, tukumenyere ibintu byose, ugahita umwongera ayo mafaranga. Noneho hakaba n'abandi bishyuye 800 nk'amayero cyangwa se 750 byo kuvuga ngo mbe ngabanyije muri bya bintu byo kwishyura ibice bibiri, mbe nishyuye aya niyo mfite, noneho andi bindi nibiza nzahita nyishyura. Nuko nguko bimeze. Ni ukuvuga ngo nta mafaranga basubizaga inyuma. Kirazira, yari umuziro gusubiza amafaranga inyuma, kuko upfa kuba ufite
itegeko rya mbere yari ukwishyura mu madolari, icyo ni icya mbere. Ubwo reti y'idolari uwo munsi niko mwabaraga ukishyura. Noneho ni ukuvuga ngo njyewe njya nko kwishyura, nashatse no kubishyura 1000 cy'idolari, nzagaruke mbishyure 500, barabyanga, baravuga ngo ni gutya bimeze, ugomba kwishyura 750, wagaruka ukishyura andi 750. Kandi twishyuraga, nkanjye nishyuye nkoze transaction from Momo to bank kuri account yabo yo muri Equity. Urumva mbese baduhaga trust mu bishoboka, bakaduha email, bakaducommunicating, bakatubwira ati mwihangane, maybe next week gutyo. Twigeze no kumwaprochinga uwo Claude dushaka ko atubwira noneho tugahura face to face, akatubwira ubundi kuki ibintu biri gutinda. Aratwemerera. Ubwo ni nyuma ho gatoya hari umuntu wa creatinze link kuri email, aratubwira ngo umuntu wese wapurayinze muri Infinite ashaka kujya Poland ajoining ino link. Actually nuko twisanze muri group, kuko ubundi ntago twese twagendeye rimwe, buri wese yagendaga uko. Tujoininze iyo group, turahura, turamenyana, buri wese asharinga story yiwe. Noneho tumaze gusharinga story, tubonye ko hajemo draying nyine y'abantu bamwe bari kujya Tanzania bigapfa bakagaruka, uwo Claude ntabasubize n'amafaranga, akababwira ngo hey, it's fine, ngo bigiye gukunda. Turihuza noneho dukora inama, tumwandikira email, turamubwira dushaka kubonana nawe. MT paraza, dukorana inama, ari kumwe n'uwo mukobwa bakorana witwa Gikundiro. By the way, turi nyine urumva nk'uwo Gikundiro yari secretary we, ariko muri contract nimero ziriho za telefone zimwe zibaruye kuri uwo Gikundiro, yitwa Gikundiro Umulhen, amafoto ye nayaguhaye, noneho izindi zikabarurwa kuri Claude. Ubwo rero icyo gihe tumusaba inama bose bari bahari, dukorana inama kabisa, baratubwira ati ni ibintu bishoboka, ibi ni ibintu bisanzwe, murabizi ibintu by'amaviza ni ibintu bitinda. Batubwira ko habayemo ikibazo muri systeme ya embassy, especially muri Tanzania. Embassy ihindura abakozi bose, izanamo abakozi bashyashya. Aho rero ni naho dutekereza ko hajemo ikibazo, bisa nkaho abo bakoranaga embassy yabakuyemo, hazamo abashyashya bikamucanga gukorana nabo. mbabarire kubaseka, ntabwo ni ukuvuga ngo ntabwo abakozi bishoboka bitese aho ngaho ndumirwa, ariko ntekereza ko hano tuza kugiramo umunyamategeko batubwire, kuko igihe ibintu biratangaje. Muze kwihangana mbaseke, reka twagiye. Okay, umwari fungura mike yawe, ndashaka kumva experience, ariko mbere yuko turacyashaka kumva experience ya buri umwe ku wundi. Umwari we byakugendekeye gute? Murakoze, muri kunyumva? Tukeneye testimony yawe ya mbere, abantu bamenye Muri gute. kunyumva? Turakumva. Murakoze. Njyewe rero Infinity Scholars nayiboneye kuri Instagram. Yari njye na mugenzi wanjye umuturanyi wanjye, tuyishakaho amakuru, turabaza se twamenya gute ko iyi agence ari iya nyayo, batazadutubura ko natwe twari dufite ubwoba ko tuzi ko hari amagence akora ibyo bintu agacika abantu. Turavuga, ndamubwira ati uretse gato tubone dushakisha amakuru afatika, tuzagende dukore application. Tujya kuri Instagram turayisura, sinzi ukuntu ndi gusura Instagram yabo, nabonye umwana w'umusore ari gutanga testimony y'uko bamufashije. Noneho umwana w'umusore ngira curiosity yo kujya kumwandikira kuri IG muri inbox. Ngiye kumwandikira nsanga uwo mwana w'umusore aforowingwa na sisiteri wanjye, petite sœur wanjye. Ndavuga ati mpita mpamagara petite sœur wanjye, ati mbonye umwana w'umusore wafashijwe na company ishaka kujoyininga, muraziranye? Ngo yego twariganye. Nibwo nahise ngira iyo hope na approaching umwana w'umusore, ndamubaza byagenze gute. Arambwira ati ngiye baramfashije mu mezi 2 byahise bikunda, mitanza ngende Poland. Ndamubaza shuwa ngerageza amahirwe? Ati rwose nta kibazo, wagerageza amahirwe, bari abantu barakora ni ibyanyabyo. Nibwo twase dufata decision n'uwo mushuti wanjye w'umuturanyi, turavuga ati ibi bintu no confirmed, turabyemeye. Hari umuntu bajyanye wiganye na petite sœur wanjye, tugenda tujya kubara kuri office, mbanza no kugira ama curiosity, ndababaza mufite certificat RDB?
barayimanura ku gikuta ndayisoma mbona iriho stamp, mbona barabazi ko bakora. Ndababaza isi iyo tugiranye amasezerano ninde mugabo ubihamya. Barambwira ngo dufite noteri. Ubwo twahise twicara twari dufite amafaranga igice $750 kuko niyo first installment wishyuraga kugira bagushakire paperwork. Then turayatanga dukora contrat, tujya kwa noteri aranotifiya, ntwara kopi nabo basigarana kopi yabo. Mu by'ukuri mu kwezi kumwe nari mbonye papers z'akazi, then hahita hakurikiraho process yo gukora visa process. Icyo gihe urumva nyine nk'uko wabivuze nta mafaranga dufite, twari turi abanyeshuri. Njye nanagurishije telefone na mugenzi wanjye n'amaraptop yacu turayagurisha kugira ngo tubone second installment. Noneho batubwiye ko paperwork zaje, tugurisha amatelefone, laptop, turavuga ati reka dushake second installment kugira ngo tugende badukorere visa process. Nibwo rero twagiye dukora visa process, ariko urumva ko Claude yari afite uwo mu receptioniste wiwe witwa Gikundiro. Ama contract twakoranaga hariho amanimero nk'uko Layhan yabivuze, Estella yabivuze, hariho amanimero y'uwo mukobwa, hariho n'andi manimero ya Claude yarababaruyeho. Ni ukuvuga ngo nibo bantu twabonye tukigera y'uwo mukobwa na Claude. Nibwo twafashe gahunda yo gukora visa process, application yacu bayohereza muri ambasade. Mu by'ukuri contract y'akazi twari dufite yaje kurangira mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Nibwo contract twari dufite yarangiye. Noneho baratwa-approachinga, baraduhamagara ku ma-email. Bari bafite communication nziza, ntago bari baradutereranya nubwo ibintu byari byarapfapfanye, ariko bagerageza kudukominika. Baraduhamagara batubwira ati contract y'akazi twari twarabashakiye yarangiye, mureke dukore extension, twongere dusubmitinge muri ambasade turebe ko mwabonayo appointment. Mu by'ukuri icyo gihe cya extension contract kuko yari yarangiye bari baduhaye, badushizeho force. Ngiye barampamagaye barambwira ati ugomba gufata extension yindi, nutayifata amafaranga ntago tuzagusubiza. Ndababwira ati byibuza mu mpindura igihugu niba Poland bitakunze. Barambwira ngo oya, ngo reka dukomezanye na Poland, kandi ngo nutabyemera amafaranga ntago uzasubizwa. Mu by'ukuri izo extension, iyo contract kabiri badukoreye ya mbere imaze kurangira, na ahantu twayisinyiye, na ahantu yanditse ko twayifashe, impapuro bazidushizeho ku mbaraga. Hashize ibyumweru kwezi tubona batwohereje amakontra mashyashya ati twabakora extension. Ntago njyewe nigeze nemera extension, ahubwo byabayeho nk'agahato ko kuntera ubwoba ko byose mbibura. Ubwo rero extension ije yari gutangira tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, ikarangira muri uku kwezi kwa 10 tariki ya mbere tugiye kwinjiramo uyu mwaka nyine. Ariko urumva ukuntu ambasade iteye. Nimba mfite dokima zanjye muri ambasade, bakaba bataramaye interview guhera mu kwa mbere kugeza muri uko karindwi, hari amezi 3 aba hasi. Iyo bataguhaye appointment, iyo isigajemo amezi 3 contract bahita bayikuramo bakayidiritinga muri system. Urumva twari dufite mu kwa mbere kugeza mu kwa 6, nubwo bigaragara ko yari kugera mu kwa 10, ariko amezi 3 ari hasi ntago ambasade yabara kubera ko bataba baraguhamagaye. Urumva rero muri kwezi kwa 6 niho iyi contract ya kabiri baduhaye yari kurangira. Njye nagiye kubareba mu kwa 4, nabigiye kubareba mu kwa mbere, mu kwa 2, mu kwa 3, mu kwa 4, mu kwa 5. Najyaga buri office yabo buri kwezi, nkababwiye ati guys mwansubije ibyanjye ko byanze, nkajya mu bundi buzima nkashakisha ikindi kintu nakora. Bakambwira ngo dutegereza contract twaguhaye irangire. So nanjye rero ndategereza, ndavuga ati nzaba focused kugira ngo contract izagera mu kwa 6 kukikubitamo. Mpita njya kuri office, nzahamagara inzego z'umutekano mbabwire bansubiza amafaranga yanjye, kuko contract yagaragaza ko izaba isigaje ukwezi kumwe ngo irangire. Nabo rero ko twabatayiminze mu kwa 6, nabo niko badutayiminze. Ni ukuvuga ngo twagiye gutekereza mu kwa 6 kwirukanyirayo, dusanga nabo mu kwa 6 mu matariki 2 bafunze imiryango. Rero nuko byagenze, tugiye dusanga abantu baducitse na communication, amanimero bayakuraho. Tugerageza guhamagara uwo musekreteri we, arambwira ngo njyewe banyirukanye ku kazi, uri kumbaza iki? Ntago nyikora hariya, mujye gushaka Claude basubiza ibyanyu, njye sinyikora. Still nimero y'uwo mukobwa we iracyanariho, niyo umuhamagara kwitaba.
ariko hagati aho ngaho nubwo Claude ari we CEO yari afite umwasista wiwe wabaga ari muri ofisi witwa Vedaste ndibaza, ntabwo ariwe twakoranye contrat, siwe twahaye amafaranga, yamuzanye nyuma muri uyu mwaka nyuma. Ntabwo yakunda kuboneka kuri ofisi. Claude yabaga hariyo uwo mwasista wiwe niwe wajya kudufasha ibibazo twagiye kuri ofisi. Nuko rero byagenze dusanga imiryango yafunzwe gutyo, nibwo twirukanye mu nzego ngo tubasabe ubufasha, baracyari kubitekerezaho n'ukuntu badufasha. Murakoze. Okay, so urakoze cyane. Aho icyo ngicyo ndaza kukigarukaho nyuma. Nkeneye ku umuntu wagiye Tanzania muri mwebwe ninde? Nanjye nagiyeyo Okay. Mu rugendo rwo kujya Tanzania byagenze bite muri ambasade? hari mu kwa cumi tariki nk'eshanu gutyo, nibwo nagiye kubona mbona email ya Infinity, kubera icyo gihe nibwo bari baplayinga kuri visa application bakoresheje email yabo. Njya kubona mbona baranyandikiye ngo nabonye appointment, njyayo bahita bambwira ngo ngure travel insurance y'amadolari 400, murana ticket reservation mbishyura amadolari 10, ko byose byagiye bigira mu madolari 1920. Njyayo umunsi w'urugendo uragera, mfata bisi ndagenda ngera ku Rusumo, ndambuka njya muri Tanzania, ndakomeza nkigera Dar es Salaam. Nsohoka muri bisi mbona telefone y'umusekreteri irampamagaye, ahita ampamagara ku kanya, ahita ambwira ngo Olivier garuka Kigali, nani appointment ufite ntago ari yawe. Urumva nk'umuntu ari ukoze urugendo rw'iminsi 2 kubyumva birangora, ndamenya se ngo appointment ari yanjye ari mwampamagaye ngo appointment yawe ifite ikibazo, ngo garuka Kigali ngo twongere tubikosore. Ndagaruka nyuma nibwo naje kumenya amakuru ko hari n'abagenzi banjye bose bari nuvuga ngo ntabwo wabaye takigiye kuri ambasade. Ntabwo nageze kuri ambasade, nahise nkatandagaruka. Hari n'abagenzi banjye bari bakiri Kigali, nabo bahita babimenya, bari kuza mu gitondo buke bwaho, nabo bahita babimenya, ariko atari Infinity bibabwiye, bo babimenye ku ruhande. Nabo kuza barabisubitse, ariko nyuma nabo ari hamwe araza kugira kuntu bagezeyo bakanafungirwayo. Uwo ngo niwe nkeneye, uwageze akanafungirwa mu nzamurire. Wycliffe arahari? Muri kunyumva? Okay, introduce yourself. Amazina yawe witwa nde? Ego, njyewe banyita Jazil Umuhuza. Njyewe nanjye natangiye process nk'abandi abo bose batangiye mu kwa gatandatu. Noneho ubwo tutegereza appointment yarabuze, nyuma ngo nje naje kubona appointment mu mwaka ushize 2023 kwezi kwa 11. Naje kubona appointment yerekana imbwira ko nyine ngomba kujya gukora interview. Mfata urugendo ndagenda njya Dar es Salaam, ndagenda nyine appointment yanjye yari iri ku itariki, ndakeka ari ku itariki nka 10 ntabwo ndikwibuka neza. Ngezeyo umukonsilita baranyakira, nyine ngezeyo umukonsilita askaninze document, asanga document najemo ni ibya Schengen, mu gihe ngene naje kwaka national visa. Umukonsilita kimara kubibona yahise ambwira ati ntago na waba ugikoze, wewe waje kwaka national visa none ufite Schengen visa, ubwo ngubwo muri make byari forged. Ndaza mpamagara kuri Infinity ndabwira ati mwankoreba iki, kuki mwatumye nangiza umwanya wanjye n'amafaranga yanjye, nkaza mubizi neza ko mu my document ziri forged, kandi muri make ibintu mwari mubizi, mwabikoze mubizi. Bambwira ati wihangane tuzagusubiza 1/2 cya tike n'ibiki byose. Ndaza turavugana, numva nyine n'ubundi nta gahunda bafite yo kungaruza amafaranga, ndemera bamba 1/2 cy'itike, ubwo ni itike nabwiye itike kari 150, bangaruza 75 by'amanyarwanda. Ubwo barambwira ati dutegereze ikindi gihe. Nyuma bigeze aho haciyemo igihe kinini, appointment yari yarabuze, ndongera ngiye nakumaga ku insistinga mbabwira ati se bimeze bite ko amafaranga twayabahaye murakora ibiki, ngiye nta kibazo mushaka uburyo muri buze kugenda rwose, nimba amafaranga mutabibuze kuyagarura mushaka ubundi buryo ngiye biruze gukunda ko ngenda. Babona igihe maze nyine nimbisi insistinga, barambwira ati none ukuntu bimeze wowe
ibi bintu urabona ko appointment zabuze, turaza gukora iki ku breaching iyo contract yawe, tuze gukora indi contract iri buze gukora ku bintu bya Schengen nizo ziri available. Barabimbwiye ati ni amezi 3 bagwa y'inama, nugera mu mezi 3 tuzahita tuguconnectinga n'ubundi n'abakozi na company ugiye gukoramo, muzakorane noneho n'ubundi amezi 3 nawe iyo barazitanga ntago bajye bazimana. Bitewe nuko nawe nashaka kugenda ndabyemera, duswitchinga contract, dufata indi contract yindi ya Schengen. Ubwo appointment za Schengen ho ntabwo utegereza, ziba zirimo badayifashe. Ubwo ni muri uno mwaka, ejo bundi mu kwa gatandatu ku itariki 5 nibwo appointment yanjye yari iri. Ubwo ndongera njya Dar es Salaam njya gukora, noneho ho kwa kundi bascaninze bwa mbere bakanyangira, bwo barabyemeye ndakora, nkora interview bisanzwe, ntegereza resulta. Nyuma ndakeka haracemo nk'ibyumweru 3 bahita bansubiza bambwira ko nta visa nabonye. Urumva iyo ubuze visa bahita bagwa n'impamvu zerekana ko visa wayibuze. Ubundi mu bisanzwe impamvu bakunda abandi benshi nyine nasanze Dar es Salaam nabo babuze visa, bakurega impamvu ebyiri, yerekana ko utazagaruka n'indi yerekana ko utavuze impamvu y'ikintu kikujyanye. Nyuma kinge rero bamuhaye igipapuro cyerekana, ndakeka ngo Esther araza kucyerekana, bandeze impamvu enye zose bandeze nizerekana ko document bari bamaye zose ziri forged, bikerekana ko nta kintu ngiye gukora, ntago iyo nama mgiyemo ntago ihari, nta hantu mfite kuzaba. Muri make document zose bari bamaye zari forged. Ngiye mu kugaruka rero nagarutse numva inkuru ngo Infinity yarafunze. Ubwo niyo mpamvu ndi kuvuga ati mwadufasha kabisa. urakoze cyane. Muri bamwe bafunzwe Tanzania, ninde wazamutse mu bafungiweyo? Atubwire kuki yafunzwe, byagenze bite? Kuko mbere yuko mbabaza ikibazo cya gatatu, kugira ngo dukomeze iki kiganiro, none dukomeze no kuzamura ijwi. Mu bagiye Tanzania bagafungirwayo bari he? Mu boherejwe. Ariko deja uyu nguyu bavuze ko ibyo Infinity bari Infinity yabahaye, bagerayo bagasakabwira ko impapuro babahaye biri forgery, bitari byo, ari bicupuri. Ubu ngubu direct murahita mubyumva. Ariko mbere yo tugarukana no kugira ngo tugeraho company yafunzwe, aba bantu bisanze gute abarenga? Kuko abona bashije kwibonera n'amaso yanjye, nabone n'imyirondoro yabo ni 51 muri 55 bari available. So ariko amakuru mfite nuko ari abantu barenga 200, ni benshi, bari amafaranga menshi cyane, menshi. Ayo nabashije kubonera urutonde ni miliyoni 282. Ariko ahangaha izo dufite ziri totale z'aba presence bari muri space ni ibihumbi 47,880 y'amadolari nibo dufite none aya masaha bari ahangaha muri space, kuko tuvuye kuri groupe ya WhatsApp none twari turiho. So the thing is, reka tugaruke kwihute. Abo bantu mukimara kumenya ko ibyo bintu bimeze gutyo, mwasanze office ifunze, mugerageje kubashaka byagenze gute? Muri kunyumva nanone? Yego turakumva. Yego, mujye nari ndiyo ndumva nibutse neza, munyanganire. Namenye ko bafunze ndi bubyuke nkora interview. Yego, tubibwiwe hari umuhungu witwa Alex ngaho nawe wagiyeyo, abona ko bafunze, barabitumenyesha. Twari turi Dar es Salaam tubimenye. Rero nabwiye Esther ntabwo uri kunyumva. Esther ntabwo uri kunyumva, fungura mic yawe. Niba utari kunyumva ngiye kukumanura nongere nkuzamure. Okay, twakomeza komeza ndakumva. Yego, noneho ubwo namenyesheje mu rugo, mba ndababwira ati se mwamenye ko company yadukoreye yaba yarafunze. Nkibimubwira yari afite nomero imwe y'umukozi wakoragamo, baramuhamagaye, amuhamagara none ngende kumva. Aramuhamagara ati bimeze bite ku mwana agiye, nta mwakurya n'ibiki. Bahita bamubwira ati twebwe abakozi baratwirukanye twese, company yarafunze, boss yaratwirukanye, yatubwiye ko ntago dushoboye,
ntago nta progress turi gutanga, yaratwirukanye. Rero ubwo ngubwo bubasha ni boss uri bukore, arakomeza akurikiranye document online, ariko twebwe yaratwirukanye, nta bubasha tugifite. bose Anatubwira ninde arira cyane. mwabashije Uwo kumenya witwa boss uwo ari we? yego, uwo witwa Claude. Claude niwe wari Claude boss, niwe wari CEO w'iyo company. yego. Yego komeza. Uwo mukozi rero witwa Vedaste niwe wari we wavuganaga no mu rugo, babwira ko bafunze, babirukanye, bavuze ko ntacyo bashoboye, nta progress bari gutanga, amaze umwaka wose nta kintu bari gukora, bahita babambwa amabaruwa basezerera, baragenda. ngo ubwo andi makuru tuzadushaka tujye duhamagara boss. Kandi mu by'ukuri telefone twakoreshaga yari ya company ntayiriho, na nyuma yaho twamuvugisha naho ntago bafataga telefone, bisoneka nkaho bari babiziranyeho, ko nta numwe wafataga telefone, yaba sekreteri yaba uwo mukozi wundi, nta numwe wafataga telefone. Iyo wakoreshaga nomero yindi kuko babaga batayizi, nibwo bahitaga bakubwira ko babirukanye. Bamara kumenya iyo nomero ko yayikoresheje, wakongeye kuyibahamagaza ntibayifate. Ubwo rero sinzi. Okay. Olivier fungura mic yawe. Nayifunguye. Mukimara kumenya ibingibi, mukimara kwihuriza muri groupe, mugasanga abantu musaga 50 mwese muri kumwe, mwakoze iki? Mu Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, dufite inzego z'umutekano, dufite bashe kubona presence, mwihurije hamwe, mwakoze iki mukimara kumenya ko aba bantu babacucuye banga kubitaba? Mwakoze iki? Mwiyambaje inzego z'ubuyobozi kugira ngo murenganurwe? Ni iki mwakoze? Ubundi tubimenya hari kwa mbere nimugoroba, mugenzi wacu witwa Alexis, yego, niyo wagiyeyo kubera yageze kuri office, abona office irarangaye nta kintu kirimo. Bimutera amatsiko yo kwinjira, arinjira abusanga nta kintu kirimo, ahita afotora amafoto ayadoreza muri group. Yego, ayaduhaye muri group, mbese kubyumvisha byaratugoye, bamwe tuhita tubimenyesha ababyeyi, abandi nyine bagira n'ubwoba bwo kubabwira ababyeyi, kuko usanga umubyeyi yarikokowe, nta hantu asigaye, ariyo mafaranga yari afite imbere n'inyuma yarayaguhaye ngo ujye uyajyane muri ibyo ngibyo. Ikintu twahise dukora, mugenzi wacu witwa Clara twahise yandika muri group ati ababishoboye mu gitondo twahurira kuri RIB ya Kanombe. Twabyukiye kuri RIB ya Kanombe, twagizeho turi nka 12, baratwakira, bahita batwohereza kuri Headquarter. Twagezeyo haciye iminsi ngahe batwohereza Kicukiro, tuvuyeyo nabwo batugarura i Kanombe, batubwira iki Kanombe ariyo kirego cyacu bazagikurikiranira. Tugenda dukora follow up ku kirego cyacu, badufasha uko bishoboka nyine, na n'ubu nyine turacyategereje. So nukuvuga ngo amakuru uko bimeze niba barabibajije gutya, nakurikiye amakuru, nukuvuga ngo aba bantu cyangwa aba basore, aba bajene, bikimara kugenda gutya, bagiye kuri RIB cyangwa bitabaje RIB yari begereye, bamwe baragenda basobanura kino kibazo, ariko ntabwo ikibazo kigeze gikurikiranwa cyangwa ngo gihabwe, ndaza kuvuga ngo gihabwe agaciro nkuko bikwiye, kuko ntabwo sinzi niba banazi ko gifite uburemere bumeze gutya. Hari amakuru mfite ko umwana umwe akimara kumenya umuntu ufite ikirego, batanze ikirego imyaka ishize, igihe gishize ari igihe, bakimara gutanga ikirego ntekereza ko babifashe nk'ibingibi byo bya online. Sinzi namwe arasobanura ikibazo cyanyu neza. Aba bana basabwe kwandika bakihuriza hamwe, ariko amakuru mfite nuko umwe mu bakozi bari baho begeye, uwo babashije kwegera, uwari uhagarariye, uwari umuyobozi w'icyo kirego cyangwa uwari uhagarariye icyo kirego, mu misubirize asubijemo aba bana bisa nkaho yabaciye intege, abereka ko ibingibi ni ibintu biri fojari, nta cyizere. Umuntu wabashije kwakira iki kirego cyangwa gukurikirana kino kirego, bivuze ko nta hope ko abantu bagomba gukurikiranwa bagarura amafaranga. Amakuru avuga ko aba bantu bacucuye aba bana miliyoni zirenga 55 nkuko muri kubira hano hejuru, ahubwo se miliyoni 55, safi miliyoni 60, we ibihumbi 55 by'amadolari, my friend.
ibi ni akasamutwe. Ni ukuvuga ngo aba bantu amakuru mfite, aba ba Claude abasore bakoze iki kintu, nakoze investigation kuri iyo nzu bakoreragamo iyo office, ubu ngubu ikoreramo isaro itunganya imisatsi, ariko bikavugwa ko uyu Claude na bagenzi bose bakidegembye bari mu gihugu, nta hantu bigeze bajya, barahari. Aba bana batanze cyangwa bagaragaje ibyo bakorewe, yaba bafungiwe Tanzania, yaba abangaba bagarutse, ikirego cyaratanzwe, ariko abo bantu barakidegembya, ntibigeze bakurikiranwa. Aba bana amafaranga bacucuwe bari ahangaha, bamwe batorotse iwabo, mwibuke ko ari abana bato. Umuntu gufata miliyoni hafi 2 na muze kundibera ngo 2,000 by'amadolari nangahe mu manyarwanda, umubyeyi akayafata, cyangwa n'udafite umubyeyi wumvisha abana b'abakobwa bagurishije amatelefone yabo, bagurisha computer kugira ngo bashaka akazi cyangwa babashakira akazi. Ibintu birababaje. Jusqu'à aujourd'hui, n'uyu munsi abana bari kurira yo kwarika, ababari amafaranga. Abanyarwanda bagenzi babo, ngiye gushyira amafoto hano muyarebe, ngiye kubashyiriraho amafoto, muri aba mafoto hano, ngaya amafoto kaze nyashyireho. Abangaba bari i Kigali, miliyoni zirenga 50 barariye, ntago babahamagara. N'uyu munsi ngiye kubereka, still now ndashaka kubwira inzego ko n'uyu munsi aba bantu baracyakora ibyo bintu. Icyo bavuyemo ni mu office, n'ubu ngubu kambereke ngiyi, murebe, kambishyiraho hejuru, murebe muri comment. Okay, murebe muri comment cyangwa murebe aho ngaho kuri dashboard. Still now, noneho ubu turi kuvugana, aho bari gukorera mu bwihisho, bageze ku 5,000. Murebe kuri dashboard, bageze ku 5,000 nyuma yo gucucura amafaranga y'uru rubyiruko. Noneho murebe ibyo barimo, murebe aho hejuru kuri dashboard. Ayo namwe nuvuga ngo muze murebe ngizo conversation bajyanye n'abana mu kwa 4, amafaranga baracyagenda, baracyakora, baracyafata amafaranga y'abantu. Urabona ngiyo chat, ngizo chat zabo, bageze ku 5,000 ko ugomba kuza ufite avance bakagufasha. Nuvuga ngo platform zabo ziracyakora, icyo bavuyemo ni office. None ibi ngiye turaza kubyita gute? Niba umuntu ashobora gukusanya arenga miliyoni 50 na akayavana mu bana bato b'urubyiruko batayatanze ngo bajye mu bintu by'urugomo, bayatanze kugira ngo babone imikorere, babone icyo gukora, amafaranga karibwa, abayari bagasigara mu gihugu bidegembye. Aba bana bakeneye ubutabera. Tukiri aho ngaho, kamanze mbereke, ntekereza ko tugeze noneho aho ngiye kubereka amafoto bivugwa ko, ariko abangaba muze kumbwira mwa bantu mwe, aba nibo arihe wa mukobwa ra Estera. Yes, ndakumva. Uretse gato, oya winkupitaba. Okay, ndaje mbereke, ndaje mbahe icyo, ndaje mbahereze ntuzo, ndaje mbahereze urutonde n'amafoto y'abo bantu bakoze ibyo bintu. Ibintu nakasamutwe. Aba n'abantu bahari, amakuru mfite nuko bakiri mu gihugu, bari kurya amafaranga bakusanyije y'uru rubyiruko, barangije barwohereza muri risque Tanzania ngo kujya muri ambassade, babahaye ibyangombwa by'ibicupuri. Ababikoze tekereza ko bagomba guhura n'ubutabera, ariko ntabwo bigeze kugeza aya masaha kuva ikirego. Sinzi impamvu byatinze, ari kugeza aya masaha abantu ntabwo bigeze bafatwa. Until now biteye uko, biratangaje. Urukumva? So reka maze mbereke ibi bintu, muze mwihera amaso, ubundi dukomeze. Icyo aba bana basaba, barasaba ko inzego zibishinzwe zakurikira aba bantu, zakurikirana aba bantu, aba bana bagahabwa justice, bagasubizwa amafaranga yabo. Ese ibintu bishoboka? Simple. Aba bana barasaba kuko kugeza aya masaha, kuva naho amaso yaheze mu kirere,
this is unbelievable, ni ibintu bitumvikana. Reka twihute. Alex urahari? Fungura mic yawe. Alex Raymond, fungura mic. Urakananura aka micro hasi. Okay. yego Okay, ndabumva. tanga testimony yawe byagenze bite mbere yuko nanjye ngiye kuba ndi gutegurira amafoto njya mbere. Asa ukuntu Yego. byagenze inzira byaciyemo kugira ngo mbamenye ni nk'iyo ngiyo abo bana bavuze. Byaciye kuri social media, njyayo njya kubasura kuri office zabo, ndababona, mbona ni abantu bafite ibyangombwa, mbona nyine ni abantu bakora bafite proof, ndabizera, turakorana. Nabahaye amafaranga part 1 yo kunshakira working permit zaraje, turindira appointment nazo ziza mu kwa 10 tujya Dar es Salaam, ariko ama paper twari dufite yari burangire mu kwa 12 kuriya mwaka n'ubundi, twe tugenda mu kwa 10. Tugezeyo twari abahungu batatu, twese babiri baratwanze batubwira ngo paper zacu ni forged, undi baramufata, ariko nawe kumufata ntibyatinze, baramurejectinze. Then turabahamagara baratubwira mugaruke kubera ko impapuro zanyu zari zigiye kurangiza igihe, turakora renew tubahereza izindi nshyashya. Turaza turarindira paper nshyashya ziraza, zimaje kuza umwe muri twe ko twasubiye turi batatu, n'ubundi bahise bamwoherezayo mu kwa 11 gutyo, mu kwa 12 ajyayo. Nanjye mu kwa mbere nsubirayo, nsubiyeyo ariko n'ubundi result zabaye zazindi, n'ubundi baraturejectinga. Turaza, njye ndaza noneho mbona nta yindi steps ihari usibye yo kwaka amafaranga yanjye gusa. Ndabandikira kuri email ndababwira ndashaka amafaranga. Hashize ibyumweru 2 nibwo basubiza umuntu, kuko warabandikiraga bakabanza bagakwihorera, hashira 2 weeks bakagusubiza bakavuga ko iyo email bayibonye, nyuma y'iminsi 60 uzaza gufata refund yawe. Nararindiriye, refund yari ku itariki 25 z'ukwa 5. Iyo tariki yageze ari umunsi w'umuganda ku wa 6. Ndangije njyayo ku wa mbere. Ngiyeyo ku wa mbere barambwira ntago department bishinzwe iradusubiza, ngo rindira itariki yindi bazakubwira. Message ndazifite no kuri WhatsApp, ndi gucata nabo mbabwira ibintu byanjye bigeze. Ubwo ku wa mbere ndataha kubera ko iminsi already yari yarenze. Ku wa 4 ndongera nsubirayo, barambwira n'ubundi igisubizo bampaye ni cya kindi. Ndababwira rero njyewe igihe cyanjye cyarageze, ku wa mbere nzaza mumpa amafaranga yanjye, nta yindi excuse nshaka. Ku wa mbere bigeze nsubirayo, nagiyeyo ari saa 7. Uwo mukobwa witwa Gikundira arambwira ngo email uraza kuyibona nimugoroba ikubwira igihe uri buze gufatira amafaranga. Ndavuga okay, mfata moto ndataha. Ku wa kabiri ndabahamagara nimero zabo zose z'akazi zanga gucamo. Ku wa gatatu ndabahamagara zanga gucamo, nibwo nagize ubwoba ndavuga reka njye kureba hareba ibyagenze gute. Mfata moto ndagenda, ngezeyo nsanga umuryango urafunze. Ndavuga kubera ko ari ku muhanda, ari ukuntu izuba ryazaga rikinjiramo imbere n'amavumbi byose, ndavuga bashobora kuba barimo imbere. Then ndakomanga, nkomanze numva nta muntu unyikiriza, niko gukingura. Nkinguye nsanga nta muntu n'umwe urimo. Ndasubira inyuma mpamagara abagenzi banjye ndabibabwira ati nta muntu n'umwe uri hehe, uri muri office, nta n'intebe irimo, nta n'ikintu na kimwe kirimo, baragiye. So nuko nguko byagenze. Email bansubiza bambwira ngo igihe cyageze uzaze nyuma y'iminsi 60 uzaze gufata amafaranga yawe. Ndazifite evidence zose, amarise twishyuriyeho, ama contract zabo zose turazifite. So icyabuze nibo barabuze, baratorotse, baragiye, tuzi ngo bari hehe. Nuko nguko byagenze.
wenda hari ikintu nshaka kongeraho, hari abantu bari kugira So confusion. navugaga namutinze, I'm sorry. Komeza gatoya ndaje ndimo gukora tweet. Okay. Hari abantu barimo kubyitiranya bakavuga ngo ni abantu ba online, bano bantu ntago ari aba online. Mu by'ukuri nk'uko tungana turi 50 barenga, ntabwo twese twaziye umunsi umwe, nta nubwo twese twabamenye mu buryo bumwe. Ni ukuvuga ngo hari uwababonye kuri ofisi, hari uwababonye online, yego hari uwajyanywe na mugenzi we mu buryo butandukanye. Ikindi nk'uko Godfather yarabivuze, bano bantu baracyari gukora, urumva baracyarimo gukora, baracyari gufata amafaranga y'abantu. Ikindi nacyo, uku nguku tungana turi nk'agatonyanga mu nyanja, kuko twebwe turi almost abo mu gihugu kimwe, bajyaga mu gihugu kimwe, ariko hari abo bajyanaga ku ishuri mu bihugu bitandukanye, za Canada, hehe hose. Urumva niba nk'umwana bamubwiye ngo baramujyana kwiga Canada, urumva amafaranga bamuca. Harimo abantu baba barishyuye hejuru y'ibihumbi 10 by'idolari. So aba bantu rero bakwiye kuboneka, bagafatwa, noneho n'aba bantu bari gutanga amafaranga n'abandi bantu bari kubona posti zabo, kuko baretse gupostinga ejo bundi mu cyumweru kimwe. Ariko wenda hano harimo nk'undi mugenzi wanjye bari babeshye, ngira ngo yabivuze, bamubwiye ngo azaza gufata refund, bamuha n'itariki, araza baranahura, aho kugira ngo amuhe refund ahita amuhereza appointment. Aramubwira ati ntago naguha refund kandi appointment yawe yabonetse, urafata appointment ugende, njyewe nzaguha refund ariko byanze, kubera ko dokima zirahari. So nawe rero urumva bitewe n'uko contract iba imeze, contract yari imeze yavugaga ko bazaguha refund ariko ari uko bananiwe kugira icyo bakora. So urumva niho habaye ikibazo. Twebwe bakomezaga badupushinga batubwira ngo ntago mushobora guhagarika keretse tunaniwe, kandi koko bagucommunicatinga, bakoherereza email za buri cyumweru z'iki, wabona appointment uko zischedulinze muri embassy, ukabona ko hakiri hope ko appointment uzayibona. Ikindi nk'uko Clara yabivuze, njye nigeze kugenda mpura na Claude, turicarana, njyewe Claude niwe nahaye second payment, ni nawe twajyanye kwa notaire. Ndambwira se Claude, hashize igihe nyine, ndambwira ko wari wambwiye ko process ari 2 months, ubu ngubu bikaba bibaye 6 months, ntabwo basi wampindurira igihugu, ko urumva yarapostingaga akavuga ibihugu birimo opportunities n'iki, ntabwo wampindurira igihugu tukareka bino bintu bya Poland. Arangije arambwira ngo rero ngo reka nkubwire ngo tuve mu byo kuvuga wenda ngo turi gukorana neza, ariko nkubwije ukuri nk'umuntu travelinga, nk'umuntu ugira gute, bino bintu iyo uhagaritse ikintu kimwe ugiye mu kindi, ubwabyo kugira ngo dukore iyo process bisaba amezi 2, noneho ugashyiraho n'andi mezi 2 yo kuvuga ngo urategereje kugira ngo visa ibe ibonetse. Urumva ko icyiza ni uko wakomeza ino process ya Poland, kuko nta kwezi kurimo kabisa. Ewana akaguha hope, ukabibona ko ari ibintu bigaragara, akaguhereza na fact. Urumva rero mu by'ukuri abantu bari kubyitiranya bitandukanye na online scamming, kubera ko bano ni abantu bari bahari bafite ibyangombwa bakora. N'ubu ngubu uwo mukobwa nubwo yakitingaga nka secretary we, akanavuga yuko yamwirukanye batagikorana, ariko wakibaza ni ukubera iki muri contract harimo nimero ya secretary instead yo kubamo nimero ya CEO, nubwo nayo irimo. Kuko ngo niba arimo muri contract, bivuze ko nawe agomba kubazwa ibijyanye n'ayo masezerano, kubera ko nimero ye iriho, ibaruye ku mazina ye. Niba habaye ikibazo niwe uhamagara, nicyo gisobanuro cyo kuba nimero iri muri contract. Niyo mpamvu rero twavuze ati dukeneye ubufasha bw'abantu kugira ngo bumve nyine ikibazo cyacu. Kandi ikindi, nta nubwo ari iyi kampani yonyine, kampani murazizi nyinshi zirahari zirimo gukora, amazina atandukanye murayazi, baba bajyana abantu mu bihugu bitandukanye
urumva nabwo n'abo ngabo ntabwo bizeye umutekano w'amafaranga yabo. Ubu ngubu nibura bahaguruka bakavuga. Gikundiro. Urakoze Esther, ndaje mu kanya nguha ijambo. Mbibutse ko ngaya mafoto nyashyize aho hejuru. Uyu nguyu niwe witwa Jean Claude Nsengiyumva, niwe CEO. Ni umwana muto, ni umwana muto wakoresheje ubwenge, sindi buze kubwita ubwenge, ubu escrow, yafashe ubwenge abukoresha nabi, arabacucura, arangije afata uwo bita Gikundiro ajya kumutwara ku mafarashi. Amafaranga muze kwihangana, ntabwo ndi kubashinyagurira, muze kureba aho hejuru murebe. Abana nta kibazo bafite nyuma yo gukorekitinga amafaranga, n'uyu munsi bari kwigendera ku mafarashi, nimero zabo ziriho mu mujyi wa Kigali. They don't care, amafaranga bari kuyarya. So anatanda uyu nguyu w'amataratara, uriya wa marinete we ninde? Muze kunsobanurira, uze kunyandikira uyu wa marinete. Wiseka arazi, birababaje. Ni ukuvuga ngo ubu turi kuvugana, Gikundiro yibereye ku minyenga, ari kwirira, ari ku munyenga w'amafarashi, ari kurya amafaranga. Birababaje ku rundi ruhande, ariko ikintu turi kuvuga cyanatumye tuvuga ati hano harimo gutanga warning no kuwoninga urubyiruko, please. Ariko ku rundi ruhande, aba bana ntekereza ko bakeneye justice. Aba bana bakeneye justice. Ntabwo birababaje, ntimuseke, birababaje kuko niba umwana umaze imyaka n'imyaka yararangije ishuri ntabwo afite akazi, haje company nk'iyi ngiyi ije igaragara ko iri official, ifunguye ibyango, ifunguye. Muze kureba aya mafoto kuri hejuru nayashyizeho, biraho hejuru. Aya masaha nyuma yo gufata ikintu gitangaje, turatabaza cyangwa kuba aba bana barahanga bari gutabaza, nk'uko uyu mukobwa amaze kubivuga nonaha. Iyi company iracyakora, icyo bavuye ni ofisi bahinduye, ariko baracyakora. Mberetse ubu ngubu bageze ku 5,000, aho umwana umwe agomba gutanga 1,000 cya avance, ngo bine kazayatanga nyuma. Ariko niba mubyibuka nk'uko cyangwa nk'uko aba bari gutanga ubuhamya bari kubivuga, abasaga 40. Okay, ndashaka ufungura mic yawe Esther, fungura mic yawe. Nk'abantu mwihurije ngo mumaze kuba bangahe, mumaze kurirwa amafaranga, mwabuze n'ibyangombwa, mumaze kuba bangahe? Ubu ngubu turi 54. 54 bari kurira yo kwareka, niyo bari gutabaza kugira ngo bahabwe cyangwa basubizwe amafaranga yabo. N'uwo yabariye umunyarwanda, ni umwana muto. Murebe ngaya mafoto hejuru, ni umujene mutoya cyane. Ibi ngibi bari kubikora 50, stile 54 babashije kwihuriza hamwe muri benshi cyane, kuko amakuru mfite nuko ari 282,082. Nguwo aho hejuru, umwe mu bakobwa nimero yo ikiriho wakorekitinga amafaranga, uwo bita Gikundiro, nguwo hejuru. Amafaranga ari kuyarya umunyenga, yibereye ku mafarashi. Ntabwo ari amafarashi yo hanze y'igihugu, ni ya mafarashi yo hejuru y'Inyamirambo. Handi hejuru bahita gute? Hari amafarashi niho ari kurya iminyenga ku mafarashi, uyu Gikundiro. So mu bantu 54 aya masaha bihurije hamwe, kuko muri ntekeza ko groupe bakoze, mfite liste ya buri umwe kuva babatanze imyirondoro yabo n'abantu bari ofisha aba bana. Uyu muntu baracyakomeje gukorekitinga amafaranga. Ubu ngubu bageze ku 5,000 by'amadolari, ariko ugatanga avance y'1,000. Nashyizeho screenshot yaho hejuru. Eske ibi bintu birakwiye? Inzego z'umutekano zidufashe, bafata aba bantu, bareke gukomeza gucucura abanyarwanda, ariko n'abana bahabwa ubutabera. Aba bantu bafite banki, aba bana badepoje amafaranga kuri banki. Banki yari muri konti, yari muri banki nani? Fungura mic. Yari iri muri Equity. Mugeze kuri RIB yababwiye iki? Urumva tujya kuri RIB, badusabye gukora statement. Turayikora uko twari twagiye. Yadusabye ko uwo muri bo twakiriye, yadusabye ko twakora statement turi batatu nk'abantu bahagarariye abandi. Noneho tugakora n'indi statement, tugashaka n'undi munsi twese tugahura, tugakora indi statement, noneho turiho turi benshi, bigaragaze ko ikibazo atari icy'umuntu umwe cyangwa babiri. Ibyo bintu bimaze igihe kingana iki bikozwe? Amezi agiye kuba 2 kabisa. Turashize amezi agiye kuba 2. Yego. Mugaragaje iki kibazo cy'ibyababayeho. Yego, urumva nta ahantu hose ntabwo uretse gato, muri ayo mezi 2 aracyakorekitinga amafaranga, ntabwo arafatwa. Ntabwo arafatwa, aracyakorekitinga amafaranga kabisa.
hari umuzarwa twari duturanye yaravuze ngo miye uyu. Turatabaza turagira ngo aba bana basi nguyu umuntu amafoto arahari, turasaba niba inzego hagira umuntu mutinga mike ye ndakumanura. Imvanga ndakumanuye sinamanuye bake. So reka dusabe akaunti yagiye ikorekitinga amafaranga yo muri banki, reka dusabe inzego z'umutekano iyo banki ihagarikwe niba bikunda mwoka byaramwe mudufashe. Hana abana bamwe ababyeyi babo bari bamaje kubihanganangiriza, murabizi abana bamwe barirukankanwa. Turasaba dutakamba niba bishoboka amafaranga, kuko ni amafaranga yakorekitinzwe kuri banki, basi bahagarika iyo konti ifungwe. Abana bamwe basindi ataboneka yose ariko hagira aboneka. Ikindi cya kabiri turabamenyesha ko nkuko message ziri kugaragara hano, abo bantu baracyakorekitinga amafaranga y'urubyiruko, kuko abantu benshi par exemple nta nubwo bazanga kuri Twitter, ntabwo bazi ko aba bantu abakira abasikama. Ariko umuntu ufite adresse, amazina yahagaragara, amafoto yagaragara, wahaye ibyangombwa na RDB, bigera kuri uru rwego gute?